naissance. Imana ishimwe. Imana imbwira gutya, yambwiye ngo abantu bagiye gutaha ari benshi cyane, kandi bagiye topa la zone contasique nemini yakuwa. Irambwiye ngo abantu bagiye gutaha ari benshi cyane. Ndayibaza ngo se bizagenda gute? Irambwiye ngo iciye mu businzi n'ubusambanyi rwose, aho hani ikomeje kuhacisha umuriro, igiye kuhatwika. Irambwira ngo kandi idekarase yini ya totaimene santekire. Irambwira ngo abanyabyaha igiye kubahana cyane. Imana ni nziza. Imana ari nyereka ibyo binanyeretse impanuka nyinshi zijye kuba muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi izo mpanuka mbujije kuzisengera. Irambwira ngo hari impanuka igiye guteza y'ubwayo de en la topago a la sesa konta, kubera ko abo bantu bakoze ibyaha bakora mu jisho ry'Imana. Ngiye kubona mbona imodoka ikoze impanuka. Imana irambwira ngo nikwiye kugihana abanyabyaha shete kontasa. Imana ishimwe. Irambwira ngo ije guhana abanyabyaha by'umwihariko, kuko abantu bari gukora ibyaha babivanga kandi bavanga umurimo. Ugasanga umuntu araririmba ari umusambanyi, ari umusinzi, ari umugambanya, aterekera atifuza ko mwene se nawe yaririmba. Aramureba akavuga ngo mwene uyu ni mukene, ntakwiye kuza muri korari, ntiyabona uniform. Nawe wamukoreho umugisha ngo umuhe uniform ubona bura, ukamuna b'Imana. Kandi ibimenyetso by'abana b'Imana bibaranga ni ibimenyetso bigera kuri 4 biri mu Baroma. Bazasengera abarwayi bakire. Abo na mu bantu b'Imana, abo ni abantu bafite izo mbuto. Bazagira urukundo, bazafasha. Imana ishimwe. Imana nitugirire neza. Bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Abaroma niko handitse. Abo nibo bantu b'Imana bafite bazabona ubugingo buhoraho. Naga ariko abantu bose nubwo babasabira bizabageraho, kubera ko rero ubona. Imana ishimwe. Nabonye izana babandi babaye akahebwe mubona ko abasinzira abasambanyi. Abo ni Imana igiye guhagakiza. Imana ishimwe ko itazatugenda mideni. Korera Imana nk'umuntu uzapfa ejo, ni wirinde ibyaha, Imana izabana nawe, kandi ni wirinde ibyaha, Imana izakoresha iby'ubutwari. Imana nitugirire neza. Imana nituvomere, duha imbaraga, kubera ko Mwami w'amahoro kandi uri mwiza, ubereye maso ubugingo bwacu Uwiteka. Uri Imana idahindagurika nk'abana b'abantu, uteye ubwoba. Turagushimiye pa, turavuze ngo uri mwiza kandi ubereye maso abagutegereje. Witwa Imana, we waremye iki kirere nta nyingi ushyizeho. Dushingiye kuri ibyo turavuze ngo uri uwo kwizerwa. Turasenze, waraturemye gutya nibishaka ariko turema nk'ingurube cyangwa inkoko, ariko ikizere watugiriye natwe turavuze ngo uri mwiza. Warakoze nyakubyara abahungu n'abakobwa, ntuhabwe icyubero. Rero turasenze tugiye kumva ijambo ryo rirera, kandi ijambo ryo ritera ubwoba. Nuzu duha imbaraga zayikontasomene. Imana ishimwe kugira ngo uzubane natwe, kandi imbaraga zawe zijya zikora ibintu bikomeye. Nene akora shegone mo sans. Imana ishimwe, turaguhamagaye nyakubyara rero ngo inubane natwe kandi udushoboze. Urakoze mu izina rya Yesu, urakoze. Amen. Murakoze cyane. Imana nibaho umugisha abantu batwumva kuri isi ya rurema mu bihugu bitandukanye bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Yesu nabagirire neza kandi Yesu abaha imbaraga. Tugiye gusomana ijambo ry'Imana Zaburi 37. Haravuze ngo ntuhagarike umutima n'abakora ibyaha, kandi ntugirire ishyari abakiranirwa, kuko bazacibwa nk'ubwatsi bubisi buzuma nk'igisambu kibisi. Imana ishimwe. Abakora ibyaha bazacibwa nk'ubwatsi bubisi, bakora ibyaha bazuma nk'igisambu kibisi. Imana nishimwe kandi Yesu natugirire neza. Imana y'amahoro imira ijambo yambwiye ko hari abantu igiye kugirira neza muri iyi si ya rurema, kandi itarebye itorero urimo, itarebye idini usengeramo. Imana ishimwe. Irambwira ngo hari abantu bayo bitondeye amategeko yagiye kugirira neza, ariko abo n'abantu bayo bayitondeye mu madini atandukanye, mu matorero atandukanye. Kuko mbibutse ko Imana itareba amadini cyangwa amatorero. Abantu benshi bajya bakunda kubijyamo cyane. Imana ireba mu mutima, ikareba ko wirinze ibyaha, nta kindi. Aho waba usengera hose waririnze ibyaha, Imana ishimwe. Imana ikorana nawe kandi ikavugana nawe, kandi yagukorera iby'ubutwari kuko watindanye nayo. Gutindana no kwirinda ibyaha nta kindi kintu Imana idusaba. Imana nidusaba amafaranga, kuko nta nayo twebwe dufite, nta n'ikindi dusabye, ahubwo ikintu gusaba ni mu mutima, kwiyoroshya ukwirinda ibyaha n'ibisa nabyo. Imana nishimwe. Turakomeza uwo murongo waho, ndagukomeza. Wiringire Uwiteka, ukore ibyiza, guma mu gihugu, ukurikize umurava, kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. 5 ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira, nawe azabisohoza. Imana nishimwe. Ni Zaburi 37 turi gusoma. Ikoreze Uwiteka ibyawe byose,
ibyawe byose ibintu bigucanze ubyereka Imana, urabyikorera ukaza ukabitura ku Mana, ukabiha Imana ko nibasha kubyikorera kugira ngo nawe uruhuke kandi ugubwe neza. Imana ishimwe. Imana ni nziza kandi Yesu natugirire neza. Imana y'amahoro imbwira ibyo bintu nariho nsenga, Imana imbwira ko ije gusenya ibyo abantu bubatse. Hari ibintu abantu bubatse barabyubaka koko, babyubaka nk'abana b'abantu ndetse babona ko babyubatse banabikomeje, ariko Imana ije kubisenya kuko Imana ije kwibakira ibyayo kugira ngo bimenyekane ko ari Imana y'amahoro. Imana nishimwe. Icyubahiro ntago tuzagiha undi n'ikimana. Icyubahiro ntago wagiha umuntu, nta nubwo wagiha umuyobozi, ahubwo icyubahiro ni ikimana. Imana ishimwe. Icyubahiro ni Imana igikwiye kuko yakuremye ikaguhema mu uwo mwuka, bishatse gukuramo kabigiporoporo, ariko Imana irawudutije. Kandi kudutiza ntabwo igutije kugira ngo ujye mu magambo, ujye mu businzi n'ubusambanyi n'ibindi byaha, ahubwo igutije kugira ngo uyivuge neza, utinye ibyaha n'ibisa nabyo. Niyo mpamvu yakurinze ikakurinda gupfa no gupfira mu byaha. Hari benshi bapfuye ari iminja, arabapfa afite imyaka 3, 5, 7, 20, 30, 40, 50, ariko Imana iracyakurinze. Irebero nawe wisuzume kugira ngo Yesu naza gutwara be nawe uzagendemo. Imana ishimwe. Imana imi ubutumwa yarambwiye ngo imyenda y'abageni yarayiteguye, imendesego asande konta. Imana ishimwe. Imyenda y'abageni yarayiteguye kandi yaranayidoze. Nege ko mbona bera bo barazamuka, imyenda y'abadodeye ndetse imyenda ibakwira. Imana irambwiye ngo ije gutwara bera bayo. Igiye guhuha umuyaga mwinshi, uwo muyaga ikiwohereza izahita itwara bera bayo. Imana ishimwe. Nabonaga harimo ubunyereri kandi harimo n'umuyaga mwinshi. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo kandi abera bayo detsando desai imyenda yarayiteguye. Imana nitugirire neza. Nawe wirebe witunganye, nimba uzataha uzamenye ngo uzajya mu ijuru, ni mumenye nimba uzajya mu ijuru, uzajyana n'abera b'Imana, uzagenda nawe waradodewe. Imana ishimwe. Ubundi ntugatinye kuzapfa, ahubwo ujye utinye uvuge ngo se Mana nimpfa nzabona ubugingo buhoraho. Cyo nicyo gikuru. Nawe ubundi gupfa twese tuzapfa. Muri iyi si turi hari turi abagenzi. Twebwe turi abageni, turi abagenzi bigendera gutya. Korera Imana nk'umuntu uzapfa ejo. Iyo ukorera Imana nk'umuntu uzapfa ejo uratinya ibyaha, kandi ntukorere kurebera ku muntu ngo urebere kuri runaka, urebera kuri mwene so, urebere kuri oya, ahubwo ukorera Imana we ku mutima wawe. Wirinde ibyaha kandi Yesu azatugirira neza. Ni wubake kandi ukomeze, wubake ijambo wamenye. Kuko Imana izagira ibintu ikubaza. Imana imbwira gutyo, yarambwiye ngo harabana izabaza ibintu kandi yahaye ibintu, yabanje kuvugana nabo babivamo, bajya gukubivamo barabivanga. Aburo ni Imana izabaza ibintu byinshi. Imana ishimwe. Turakomeza umurongo wa 7 yaravuze ngo turiza Uwiteka umutegereze wihanganye, ntuhagarikwe umutima nubona ibyiza mu rugendo rwe, n'umuntu usohoza inama mbi. 8 reka umujinya uva mu burakari, ntuhagarike umutima kuko icyo kizana gukora ibyaha gusa, kuko abakora ibyaha bazarimburwa, ariko abategereza Uwiteka nibo bazaragwa igihugu. Korera Imana uzaragwa igihugu cyo mu ijuru. We korera Imana uzabona ukora ijuru, uzabona kuzicarana na marayika Gabriel, uzabona ukuzicarana n'abakerubi n'abaserafi, uzabona ukuzicarana n'ibizima bine. Imana ishimwe. La sego anabaya kontas mini kontasego and essence. Imana ishimwe. Imana imbwira gutya, yambwiye ngo abantu bagiye gutaha ari benshi cyane, kandi bagiye topa la zone kontasike ni mini yakwa. Irambwiye ngo abantu bagiye gutaha ari benshi cyane. Ndayibaza ngo se bizagenda gute? Irambwiye ngo iciye mu businzi n'ubusambanyi rwose, aho hani ikomeje kuhacisha umuriro, igiye kuhatwika. Irambwira ngo kandi idekarase yini ya totaimene santekire. Irambwira ngo abanyabyaha igiye kubahana cyane, kuko uyu ni umwaka wo guhana abanyabyaha rwose pe. Uyu ni umwaka wo guhana abanyabyaha. Hari abagiye gukora impanuka, muzabareke bazikore kuko Imana izaba iri kubahana. Yanyeretse abantu bavuye gusambana, yari umugore n'umugabo bariho barava ahantu bari mu modoka, ngiye kubona mbona imodoka ikoze impanuka. Imana irambwira ngo niko igiye kugihana abanyabyaha. Shete kontasa. Imana ishimwe. Irambwira ngo ije guhana abanyabyaha by'umwihariko, kuko abantu bari gukora ibyaha babivanga kandi bavanga umurimo. Ugasanga umuntu araririmba ari umusambanyi, ari umusinzi, ari umugambanya, aterekera atifuza ko mwene se nawe yaririmba. Aramureba akavuga ngo mwene uyu ni mukene, ntakwiye kuza muri korari, ntiyabona uniform. Nawe wamukoraho umugisha ngo umuhe uniform ubona bura, ukamuhora yuko nta uniform agira. Ibyo bigatuma ataza muri korari ngo mumwakire. Imana yambwiye ngo abanije kubahana kuko babujije abandi guhita, babujije abandi gusenga. Imana ishimwe.
irambwira kandi ngo ibyo byose irabyohereje igiye guhana indyarya. Abantu b'indyarya ni abantu nk'umuntu Imana yantamereje urugero rw'umuntu mbona uwo muntu ndanamuzi. Irambwira turiya ukamuha nk'amafaranga ukambwira ati yageze kuri runaka ntayamugezeho, kandi byitwa ngo ni umuririmbyi, ni umudiyakoni, aradiyakona nibyo, ariko Imana yambwiye ngo bene abanije kubahana izo ndyarya ziba mu rusengero, ziri gutuma abandi badakizwa. Iyo nkwibutse ko iyo ukoze icyo cyaha utuma hari abantu benshi cyane badakizwa, we ntabwo bimenya, ariko hari abandi bantu bavuga ati runaka kuko yera imbuto mbi, bitumye tudakizwa bitewe nawe. Imana rero izaguhana amaraso y'abo bantu izayakubaza. Imana nitugirire neza kandi Yesu adufashe adukomeze. Imana nishimwe. Imana ni nziza. Imana ari nyereka ibyo bintu yanyeretse impanuka nyinshi zijye kuba muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi izo mpanuka mbujije kuzisengera. Irambwira ngo hari impanuka igiye guteza y'ubwayo de anlato pago alasesa konta, kubera ko abo bantu bakoze ibyaha bakora mu jisho ry'Imana, bakoze ibyaha banga kumvira Imana. La segini mini ya konta zomene santekire. None igihe cyari kigeze igiye kubacyura. Icyambabaje rero nuko bagiye gucyura bamwe ari abanyabyaha, bamwe bitwazaga ko basenga, ariko Imana ntabwo yigeze ibamenya. Hari abantu ushaka kuvuga ngo nzajya kubasengera ariko ari akahebwe n'ubundi batazakizwa ari kukuvunira ubusa. Imana Yesu atugirire neza. Ntabwo ariko abantu bose batuye isi bazakizwa, ariko hari abana b'Imana, kandi ibimenyetso by'abana b'Imana bibaranga ni ibimenyetso bigera kuri 4 biri mu Baroma. Bazasengera abarwayi bakire. Abo ni mu bantu b'Imana, abo ni abantu bafite izo mbuto, bazagira urukundo, bazafasha. Imana ishimwe. Imana nitugirire neza. Bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Abaroma niko handitse. Abo nibo bantu b'Imana bazabona ubugingo buhoraho. Ntabwo ariko abantu bose nubwo babasabira bizabageraho, kubera ko hari abantu babaye akahibwa bakora ibyaha barivuruguta. Imana nitugirire neza. Kandi Imana y'amahoro yavuganye nanjye, irambwirangije ko ije guhana abarozi cyane bari kuroga mu murimo w'Imana, bagatuma umurimo w'Imana utagenda. Buriya mubona mu rusengero muba mwicayemo hari abantu baza kuroga amateraniro. Niyo mpamvu uzajya mu rusengero ukabona bamwe barasinziriye, ukabona imyuka iratera abantu bamwe ari kubita hasi. Haba hari abantu babatanze imbere y'uko mwe muhagera abanyamasengesho. Ni mukanguke kandi mukomere, mugire iyerekwa ryo kujya muzinduka mukagera mbere y'uko abandi bahagera. Imana nitugirire neza kugira ngo Imana ibakoreshe ibyigomba kubakoresha. Dushimiye Yesu, umugabo udasaza. Bibiri tubwira ikiratubwira ngo ntakizaba ntababwiye. Imana izagenda ibaha ayo makuru, izagenda ibaha amakuru, ibahakoresha iby'ubutwari, ibaha amakuru kugira ngo mukomeze mukomere. Ibintu by'Imana biraryoha, ariko birya barambiye batashye. Imana ishimwe ko ari yerarasi anawako benesanse ne konta. Imana ishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Dushimiye Imana ko ari Imana itubohoye ingoye z'abadayimoni. Dataje kubohora abantu ingoye z'abadayimoni bagiye babazirika, bagiye babacuba karande zo mu miryango z'abapfuye batizira, bagiye baterekera ibintu, bagenda bakwaturira ibintu bavanguye ntacyo uzapfa wimariye. Ariko mu izina rya Yesu hari Imana igiye kugukoresha kandi igiye kukubohora. Imana nishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Imana itagira uko bigenza ngo byemere. Imana ishimwe. Imana izatugirira neza. Reka tujye Yesaya igice cya mbere 16-19. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere 16-19 haravuze ngo abahugurira guhindukira Uwiteka ngo bababarirwe. Nimwiyuhagire mwiboneze mukure bya byo mu minwa yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanira abapfakazi. 18 nimuze tujye inama ni ku Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bishe na serege, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwabwe ntama bwera. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Twakira ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana dusomye muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere 16-19 ngo nimwihagire mwiboneze mukure bya biva imbere y'Imana. Ibyaha ukorera mu murimo, waba uri gucuruza uhakorera ibyaha, waba uri mu isoko uhakorera ibyaha, waba uri kugenda mu muhanda uhakorera ibyaha, uri umunyamagambo uhakorera ibyaha, uri umusinzi uhakorera ibyaha, uri umusambanyi uhakorera ibyaha. Ibyo byose bikura imbere y'Imana. Imana ikweze gutunganye. Ngo niwemera ukumviriza kweza ikweze guhinduka umweru nka sherege. Imana ishimwe. Imana nishimwe ko ari Imana ije gutabara abantu bayo, ariko aba n'abantu birinze ibyaha. Desi anabo sanse. Imana ishimwe. Muri imisi biragoye kubona abantu bakijijwe neza, ntago byoroshye. Abantu muri imisi barabivanze, bagera no ku rwego bivanga, bagera no ku rwego bagaragara nk'abantu basenga ariko ari ibirura. Imana yarambwiye ngo hari ibirura byinshi
niyo mpamvu ubona bamwe bagaragara inyuma y'umubona gutyo ubona akijijwe, ariko bene abo ngo uzabamenyera ku mbuto, niko Bibiri tubwira, uzabamenyera ku mbuto zabo. Imana ishimwe ko ari Imana igizwe n'impuhwe n'urukundo no guca bugufi. Uwera wa Isiraheli rero aravuze ngo nimwiyuhagire mwiboneze kandi mukure bya biva imbere ye, ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza. Yabateguriye ibyo kurya byiza, ariko yagushatse nta kubona. Aragushaka muri korari warayivuyemo ntaho kwirukanye ngo wavuzwe n'abantu. Ko wavuzwe n'abantu wavuzwe n'Imana. Wakomeye ugakomera ku byo wamenye. Imana idufate kandi tugirire neza. Wowe komera ukomeze umuntu waremye wakuremye niwe wenyine. Wigendera ku bantu ngo baramvuga barakuvuga nibyo, na Yesu baramuvuza ari umwana w'Imana. Kandi ikimenyetso cy'uko bakuvuga ni ikimenyetso kuba mu mwuka w'Imana. Imana nishimwe kandi Yesu atugirire neza. Imana nitugirire neza, Yesu nadukomeze kubera kabere maso ubugingo bwacu. Imana izatugirira neza yo kabyara abahungu n'abakobwa. Imana ibere maso ubugingo bwacu ku bantu bavuganye na Yesu, barangiza bakitondera amategeko y'Imana. Doshe alasige n'iminya konta zomene santekire. Imana nitugirire neza. Dori bendera ya Yesu iramanitswe, nguyaraja huru yacyo watabarawe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nubwo ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ntawadushobora turi kumwe n'umwami waturemye. Imana y'amahoro yambwiye ngo ije kureba abantu bayo, kandi nabonye iza kugirira neza abantu bayo. Nabonye hakizwa abantu benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse mbona hakirijwe abantu mutari muzi ko bakizwa ari abanyabyaha rwose pire, ariko mbona Imana irabazanye kandi baha agakiza katagurwa mu isoko, kuko Imana ikaduhera ubuntu. Imana ishimwe. Nabonye izana babandi babaye akahebwe, mubona ko ari abasinzi ari abasambanyi, abo ni Imana igiye guha agakiza. Imana ishimwe ko itazatugenda mu ideni. Korera Imana nk'umuntu uzapfa ejo, niwirinde ibyaha Imana izabana nawe, kandi niwirinde ibyaha Imana izagukoresha iby'ubutwari. Imana nitugirire neza, Imana nituvomere duha imbaraga, kubera ko agakiza kararyoha nubwo kavuna. Gukizwa byo biravuna cyane, nasanze ari byo bintu gukizwa ari byo bintu bivuna cyane. Imana ishimwe. Twongeye dusomana ijambo ry'Imana Zaburi igice cya mbere, avuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazabana n'igiti cyateye hafi y'imigezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo nibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Kandi ababi nibamera batyo, ahubwo buhana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma bazatsindirwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi, kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Imana ishimwe. Inzira y'ababi izarimbuka, abantu bakora ibyaha bazarimbuka. Ni ibintu bizwi, ibyo bantu barabizi. Imana nishimwe kandi Yesu atugirire neza. Wowe ukorera Imana uyitinya, kandi nuyikorera uyitinya izakugirira neza, izagukoresha iby'ubutwari yo kabyara abahungu n'abakobwa. Uwakuremye akabakurinda gupfa no gupfira mu byaha, uwo ni uwo kwizerwa. Ukaba umaze imyaka 30, 40, 50, 70, Imana izatugirira neza, izaturinde kugwisesera ritaragera. Abera n'abantu bitondeye amategeko. Alasego anda bazon tazimini ya konta zomene sante do kwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mwahirwa umuntu udakurikiza imigambi ye, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, nicarane n'abakobanyi. Yesu azakugirira neza, nasanga uhagaze mu nzira neza, nasanga ugihetse umwana atarajishura. Imana ishimwe. Heka umwana umukomeze, uwo niwe mwana uzakwambutsa ku giti kimwe mu gihe kigiye kuza kandi gikomeye, mu gihe Imana igiye kureba abantu bayikoreye n'ukuri.
mu gihe Imana ize gusarura ibyeze n'ibiteze, mu gihe Imana ije kutarasi go arasante, mu gihe Imana yohereje ibisiga n'ibikona ngo bize kureba, kandi ibisiga n'ibikona bo biraseka bo birishyuza. Imana nitugirire neza. Abayo rero irabazi ngo yabamenye kera yivuze bajya bumva ngo bagirana ikiganiro n'Imana. Imana ishimwe, natwe turavuga ngo Imana ishimwe kuri kamera. Imana nishimwe, abantu batwumva kuri isi ya rurema nibave mu byo barimo bagarukira Uwiteka n'azabagirira ibambe, bagarukira Imana yacu kuko ari zabato balase kodabo nako arasi dabo asante kire. Imana ishimwe ko ari umuyobozi w'ikirenga. Dushimiye umwami w'amahoro, dushimiye Imana rubasha, dushimiye data utari data wacu, dushimiye Imana igihindura amateka, Imana ivuga bigakomera, remye ikirere kitagira inkingi, akaremo ku kwezi, akarema inkuba n'imirabyo. Turamushimiye yo kabyara abahungu n'abakobwa sigada bantagana barasi rabadazimene konta. Turagushimiye mwami. Imana ishimwe kandi umukozi umuhanga, ibereye maso ubugingo bwacu n'Uwiteka. Ni Imana idasaza, kandi mbibutse n'ukuri mukizwe kandi musenge neza, mwirinde ibyaha n'ibisa nabyo, kubera ko nyiri bihaje kukubaza icyo yaguhaye, itarano yaguha wayikoresheje, aje kuyikubaza. Nasanga waragurishije impano azaguhana by'umwihariko, nasanga warasengeye umuntu baciye amafaranga azaguhana by'umwihariko, kandi azakubwira ngo sinigeze no kukumenya. Adaza bago abasige debo ashada sonta dabarako bitando azonde konta zumini konta saiko. Imana ishimwe, Imana iterwa mu Mana bwo turayishimiye ukabyara abahungu n'abakobwa, kandi idutije ubugingo kugira ngo tubeho. Ntago biba byoroshye, Satani ahora duhigisha imyambi, ariko dushimiye Imana ko ihora tuzigama. Aya masa tukatuvuga ineza n'ibitangaza by'Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko lasigo apeka dabo anesato dabo konta ibini zotas. Imana ishimwe. Hari imodoka zigera kuri 27 zigiye ku butasiko, zigiye gukora impanuka muri iki gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo nimusenge cyane. Imana ishimwe, kandi dukotika lasini nini kwa imodoka 27 zigiye gukora impanuka muri iki gihugu cy'u Rwanda mu mihanda igitandukanye, cyane cyane imihanda ya kaburimbi desiganebo ansisi konta. Birasaba ko musenga cyane. Imana ishimwe, kandi Imana yambwiye ngo itanze idesante de bo asante. Abantu basenga neza ibahaye agaciro haba mu mihanda aho bagenda, kuko bagiye kujya bagenda mu modoka bagende ku buntu, bakora ingendo bazigenda ku buntu kubera amavuta Imana yabahaye, kubera gusenga kwabo, kubera ko basenze Imana ikabumvira, kubera ko Imana izagiye irinda niyo modoka, kubera ko bagendanye n'Imana. Dushimiye Yesu ko ari umukozi w'umuhanga. Imana ibagirire neza, kandi Imana ishimwe ko ari umudahibala sego na bo santo de konta. Imana izatugirira neza yo kabyara abahungu n'abakobwa. Imana nishimwe. Data arashoboye no kwizerwa, numwiringira azagukoresha iby'ubutwari, nugendana nawe azakurinda gutsitara, numurinda adobasi kanto karinda uwo mwana uhetse azagukoresha iby'ubutwari. Imana ishimwe. Dushima Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Rero data arakoze, kandi yo kabyara nahabwa icyubahiro. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom shalom. Mwatanga nimero yanyu ya telefoni umukozi w'Imana kugira ngo uzabakenera wese azababone. 0783604889 0783604889 ni Korode Habimana. Yesu abaho umugisha. Murakoze. Shalom shalom shalom. Turagushimiye kubyara abahungu n'abakobwa, waremye ikirere nta nyingire mishishi n'inzukiro minyanja muba n'imirabyo. Natwe turinginze twaro twinginga ijuru kugira ngo abamarayika bacyo n'abaserafi baze barebe mu izina rya Yesu. Bitavuga Imana byose nibiceceke, adabasi andemone konta. Abazumva ubutumwa bazahindukire kandi bazagarukira uzabagirire neza. Laba shego bi antazone me. Imana ishimwe. Turagushimiye kubyara abahungu n'abakobwa. Uri mwiza, uri Uwiteka. Utangirira igice cya mbere waremye umugabo maze kumunema ngo urareba ubona agenda mu isi wenyine, urangije umurembera umufasha arasegana. Bo turagushimiye mwami, aho niho twakomotse. Turagushimiye rero kuba turinze, kandi warakoze nyakubyara. Natwe turavuze ngo uri mwiza, urakoze kushoboye byose. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, reka bimenyekane kuri Imana. Tuzagushima. Urakoze nyakubyara abahungu n'abakobwa, ntuhabye icyubahiro. Natwe dusabye uburinzi n'ubudahangarwa, ijambo ryawe rizagere kure cyane. Ababashije dosiri bini yakwa, abarwayi bazakire, abari bafite ibyifuzo bazumirwe kandi bazasubirizwe nawe. Reberada bakwa labo. Imana ishimwe. Turagutelefone kuko uri mu ijuru iwawe. Urakoze kuri Imana itabura uko ibigenza ngo byembe. Nene daba piragwa bo asi enabo siesa kone konta domene sai. Turagushimiye wa munyembaraga. Urakoze kuri Imana ivuga bigakomera, kandi utegeka bigakomera mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen 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 amen. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom. Amen.